Rwanda. It's about what Rwanda wants. It's not President Kagame who said I want to stay in office. Believe me, he's not. Muri izi mpera z'icyumweru dusoje kuva ku munsi wo kuwa gatanu tariki 21 no kuwa gatandatu tariki 22 Mutarama 2022 abanyarwanda batuye muri San Antonio muri leta ya Texas bahuriye mu biganiro byagarutse ku by'ingenzi byafashije u Rwanda kongera kwiyubaka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 n'intego zo kubaka ubukungu bw'u Rwanda mu cyerekezo cya 2050. Ibi biganiro by'iminsi ibiri byateguwe ku bufatanye na Dream Voice muri gahunda yiswe Dream Week igamije guteza imbere no kubakira mu nyigisho za Dr. Martin Luther King n'icyerekezo yari afite cyo gushyira imbere ubworoherane mu batuye isi binyuze mu biganiro. Ibi biganiro byahurije hamwe abarenga 500 barimo bitabiriye hakoreshejwe ikoranabuhanga baciye kuri radio ya Diaspora One Nation Radio ndetse n'ababikurikiye imbona nkubone baturutse mu miryango ya societe civile, itangazamakuru, abashakashatsi, imiryango nterankunga ndetse n'abacuruzi. Mu batanze ibiganiro harimo Dale Dawson washinze akabari nawe muyobozi wa Bridge to Rwanda, umuyobozi wungirije w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere Dr. Emmanuel Nibishaka ndetse n'abandi. Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Madame Mathilde Mukantabana wari n'umushyitsi mukuru muri uyu muhango, we yavuze ko mu byafashije u Rwanda gutera intambwe idasubira inyuma mu kwiyubaka harimo amahitamo yarwo yo kubakira ku bumwe, gutekereza mu buryo bwagutse ndetse no kubazwa inshingano. Ati kuri ubu Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko, ubumwe n'ubwiyunge byafashije abaturage gufatanyiriza hamwe kucyubaka. Kubabarira rero byabaye kimwe mu bitugize ndetse n'inshingano zacu. Yakomeje avuga ko ngo abanyarwanda bagendera kuri filozofiya ya Martin Luther King mu gushaka ibisubizo binyuze mu biganiro, aho abaturage bagira uruhare mu gutanga ibitekerezo byubakirwaho hatagize umuntu n'umwe uhezwa. Yakomeje avuga ko ibi bitekerezo byashyizwe mu bikorwa mu nzego zitandukanye ndetse ari bimwe mu byifashishijwe muri gahunda yo kwishakamo ibisubizo. Umuyobozi wungirije w'urwego rw'imiyoborere Dr. Emmanuel Nibishaka yavuze ko nubwo u Rwanda rwafatwaga nk'igihugu cyapfuye, kwimakaza imiyoborere myiza byatumye rubasha kubaka iterambere rishingiye ku muturage ndetse hakanashyirwaho n'uburyo bwo kugenzura uko amahame y'imiyoborere myiza ashyirwa mu bikorwa. Muri ibi biganiro abanyarwanda bishimiye ko ibyo abadiaspora bamaze igihe kinini bifuza byabashije kugerwaho nk'uko byagarutsweho n'umuyobozi w'umuryango w'abanyarwanda baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Yehoyada Mbangukira. Mu bindi byagarutsweho muri ibi biganiro kandi harimo ibijyanye n'icyerekezo 2050, aho u Rwanda ruteganya kuzaba rwarubatse ubukungu bwarwo byifuzwa ko buzajya buzamuka ku gipimo cy'10% buri mwaka. No muhango kandi waranzwe no gutarama kw'abanyarwanda bari bitabiriye igikorwa bari banahisemo kwitirira urw'imisozi igihumbi bakawita Dutarami Rwanda. Mu myambaro ya Kinyarwanda, imivugo ndetse n'imbyino za Kinyarwanda, abitabiriye iki gikorwa baranyuzwe kandi barasusuruka. ndetse kandi banashishagamo bakanatebya hagati yabo. Bwana Moses Rudasunikwa uhagarariye umuryango w'abanyarwanda baba muri uyu mujyi wa San Antonio mu kiganiro aheruka kugirana na One Nation Radio yavuze ko uyu muhango ngo ugiye kujya uba ngarukamwaka kuko basanga ufitiye akamaro kanini abanyarwanda batuye muri uyu mujyi.
ni inkuru ya Desire na Kalisa Bahati mu ijwi rya Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, San Antonio, Texas, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubisabye twizeye izina rya Data, izina rya Mwana, izina rya Mwuka Wera, abizera umwami Yesu Kristo bavuga ngo amen. Muri bake ariko Imana ibahe umugisha. Alright.